Shalom, turakuramukije. Ubuntu n'amahoro bibonerwa muri Yesu Kristo bibane nawe. Wowe tubana hano ku isengesho ribohora official. Karibu tuganire ijambo ry'Imana, dufate n'umwanya wo gusenga. Wowe wakoze subscribe, wowe tubana, Imana iguha umugisha. Nawe uje uri mushya ari ubwa mbere, ntuze kugenda udakanze subscribe kugira ngo cyangwa se sabone kugira ngo amasengesho yacu tuzajya gucika, ndetse n'ijambo twigisha, ijambo tucisha hano rikugerereho ku gihe, ijambo ry'ubugingo. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Reka rero dufate umwanya wo gusenga nk'ibisanzwe, turarike umwuka wera w'Imana abane natwe. Tutavuga ibyacu ahubwo umwuka wera atwigisha ibidufitiye umumaro. Yesu yaravuze ngo umwuka naza azababwira n'ibyo ntababwiye. Data, tuje imbere y'amaso yawe, ntabwo dushaka gusubira yuko twaje. Sengeye buri wese uje ku isengesho ribohora kuhumbira ijambo ry'Imana no kumvira ijambo wamuteguriye umunsi, ntasubire yuko yaje. Ntihagire mwami n'umwe uri bwumvira ijambo ngo asubireyo asoze uko yari ameze, ahubwo mu mwuka ukora ibitangaza mu bugingo bwe, ukora ibitangaza mu mwuka we, ukora ibitangaza mu bwenge bwe no mu mubiri we, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Yesu Kristo, ngwino ufate akanwa kanjye, ngwino wambare ijwi ryanjye, ngwino wambare njye umwuka, maze uvugane n'ubugingo bwa buri wese buje hano kuri senga ubohoke mu izina rya Yesu. Buri bugingo buje ubugirire neza, ubuhezagire, ubuhe ubuzima. Ijambo rivuga yuko wazanywe no kugira ngo zibone ubuzima. Twoherereza ijambo riduha ubuzima, twoherereza ijambo rizana intsinzi, twoherereza ijambo rizana kumenya, ritwungura ubwenge, ritwungura gusobanukirwa. Umuririmbyi yararimbye ngo nuntunganyiriza ubwenge nzanezerwa nzaguhimbaza. Twoherereza ijambo ridutunganya mu bwenge, rituma twunguka ubwenge buboneye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami, mpinduke igikoresho cyawe mu izina rya Yesu. Nanjye ubw'iryo jambo uzanye rikora akazi muri nge, rikore n'akazi kuri buri wese mwami, ntirisubire uko rije. Waravuze ngo ijambo ryawe nurituma rizasohoza icyo waritumye. Ohereza ijambo risoza umugambi wawe ku muntu uje hano kuri ku isengesho ribohora official. Urakoze mwami, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru mu izina rya Yesu, amen. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, ni umwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana. Tuza rero ukurikirane, kuko hoherejwe ijambo rigomba gukora imirimo ikomeye mu buzima bwawe. Ibuka neza yuko icyo Imana yaremye cyose kiriho, icyo ubona cyose cyaremeshejwe ijambo. Ibigaragara byose byavuye mu bitagaragara, bivuye mu mwuka witwa ijambo. Imana yaravugaga ngo habeho, ikohereza ijambo rivuga ngo habeho umucyo. Ako kanya icyo cyitwa umucyo kikabaho. So nuvuga ngo rero Imana kano kanya hari ijambo yohereje rije kuri wowe no ku bwanjye kugira ngo ribohore ubuzima bwawe. Aka kanya rero tugiye kuvuga iki? Murabizi twebwe hano ni uguhishura, ni ukwigisha. Mwuka wera twigisha akaduhishurira ibihishwe byimbitse. Tugiye kugaragaza uko ibibazo bicurirwa ikuzimu bikoherezwa ku mwana w'umuntu. Muri uko rero tugiye kugaragaza ukuntu ibibazo ibi bikomeye cyane bitegurwa ikuzimu. Biyamara gutegurwa ikuzimu kugira ngo babisoze ku isi, bikaba ngombwa ko bitishwa ku cyitwa umuntu wambaye umubiri. Icyo nicyo tugiye gusobanura. Hanyuma turaza gufata umwanya wo gusenga, ndetse n'ejo tuzabigarukaho. Imana nitugirira ubuntu ikaduha umwanya. Tumaze iminsi tubura umwanya wo kugira ngo tuze tuganire namwe
ariko ubuntu bw'Imana ejo nibudufasha tuzongera tubisobanureho. Tugiye kugaragaza rero ukuntu mu mwuka hacurwa ibibazo bigakurwa mu mwuka bikazana mu bikorwa bigashyirwa ku buzima bw'abantu. Noneho turaza no kugaragaza isengesho rigomba gusengwa kugira ngo riboroke cyangwa risubize ibyo bibazo aho byavuye. Isengesho ribasha gusubiza ikibazo aho cyakomotse naho cyaturutse mu izina rya Yesu. Imana iguhumugisha rero. Reka dutangire dusoma ibyanditse byera, hanyuma nyuma yo gusoma ibyanditse byera turasobanura nyuma nkuko tubibabwiye. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana duhere hano muri Zaburi 129:4 handitswe ngo Uwiteka ni umukiranutsi yaciye ingoyi abanyabyaha bankizeho. Reka nongere nsubiremo ngo Uwiteka ni umukiranutsi yaciye ingoyi abanyabyaha bankizeho. Iyo ni Zaburi 129:4. Ariko hepfo akavuga ngo abanga Siyoni bose bakorwe n'isoni basubizwe inyuma, abanga wowe bakanga njyewe bakorwe n'isoni basubizwe inyuma mu izina rya Yesu Kristo. Abakwanga bose batakwifuriza ibyiza. Hano ikibazo cyari kiri kuri Siyoni. Niyo mpamvu Dawidi we mu isengesho rye yavugaga ngo abanga Siyoni bose bakorwe n'isoni basubizwe inyuma. Mu yandi magambo rero, vanaho Siyoni hano hakiri izina ryawe, maze waturuti abanyanga bakanga runaka uvuga amazina yawe, abanga justice basubizwe inyuma bakorwe n'isoni mu izina rya Yesu. Aha rero ijambo ritangira tureka ko ngo Uwiteka umukiranutsi yaciye ingoyi abanyabyaha bankizeho. Ingoyi ni ikibazo cyiza kigakomera kikaba ingutu ku buzima bw'umuntu, gucika ntibibe bigishoboka. Aho duherukira twasobanura ukuntu ikibazo mu mwuka gihinduka umunyururu, noneho umunyururu w'ibyuma, tukabona noneho igihe cyahindutse umunyururu kigera ku rwego rwo kukuremerera ukaba utakibasha kukikuraho no kukivanamo. Niko twarabisobanuye twifashishije ijambo nanone riri mu maganya ya Yeremiya, aho Yeremiya yavuze ngo yanditse avuga ngo ngo ikibazo, agaragaza ko ikibazo cye cyamuhindukiriye umunyururu uremereye. Tubona ko ikibazo gihinduka umunyururu, noneho umunyururu ukakuremerera. Mu mwuka rero ibibazo bihinduka umunyururu, ariko kandi mu mwuka ibibazo bihinduka ingoyi. Ya ngoyi ikakubaho ariko yaracuriwe hehe? Mu isi y'umwijima. Ariko kandi ahangaha tubonye yuko Dawidi atwigisha ngo Uwiteka yaciye ingoyi abanyabyaha bankizeho. Mu yandi magambo, hari ikibazo gishobora kuza mu buzima bwawe wagishyizweho n'abanyabyaha, wagishyizwemo n'abana b'umwijima. Iyo Bibiliya ivuga abanyabyaha, ni abatazi Imana, ni abatubaha Imana, ni abatumvira Imana, ni abagize imitima yakahebwe, imitima yabo iragenda irinangira, yuzura ubugome, yuzura ishyari. Umuntu arakubona kumva yakugirira nabi, watera intambwe imwe gato gusa akajiginywa, akumva ko icyo urimo uragenda, intambwe urimo uragenda utera uva ku rwego ujya ku rundi, akumva ari nkaho ari we wakayiteye, we bikamutera kumurya akagira ishyari. Hari abantu buriya ugendana nabo, bana nabo, ndetse bo mu mafamiye yawe ya bugufi bwawe, batanezezwa nuko ubuzima bwawe bwahinduka, bashaka ko muguma mu cyiciro kimwe, muguma ku rwego rumwe, ku buryo uramutse utera utambwe rumwe. Hari abakobwa ushobora kugendana nabo, wowe uri umukobwa, batifuza ko niba batararongorwa nawe utarongorwa, niba batarakora uko nawe utabukora. Hari abo mukorana batifuza ko wazamuka ngo ubayobore umuyobozi wabo, utera intambwe kugira ngo ube hejuru yabo,
ku buryo mu mwuka bashobora gukora igishoboka cyose kugira ngo bagushyire ku ngoyi. Iki rero nicyo uyu Dawidi yavugaga ngo Uwiteka aciye ingoyi. Abo ni abanyabyaha, ngo yaciye ingoyi abanyabyaha banshyizeho. Uwiteka aciye ingoyi abanyabyaha bagushizeho mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Uwiteka aciye ingoyi abana b'umwijima bagushizeho. Imana Data wa twese yikate mu izina rya Yesu. Reka rero dusome ijambo ry'Imana rigaragaza rero ko izi ngoyi zishobora guturuka n'ikuzimu. Zaburi 18 umurongo wa 6 handitswe ngo ingoyi z'ikuzimu zanteye hagati, ibigoyi by'urupfu byanteze imbere. Uyu ni Dawidi arimo arabitwigisha, arimo aratwereka ngo ingoyi z'ikuzimu. Kumbe ikuzimu hashobora guturuka ingoyi zikakuzenguruka. Nuvuga ngo ikibazo gishobora kuva ikuzimu bakakikuzengurukisha, bakakikubohesha kugira ngo gicike, bikaba imbaraga z'Imana zonyine. Kandi reka nongere mbisubiremo, hari ibibazo bifite imizi na kuzimu, inkomoko yabyo ari kuzimu. Umuntu aragufata akakujyana mu bapfumu kukurogesha. Umuntu aragufata akagira imigenzo, akorera imyenda yawe, akorera ubuzima bwawe, akorera amazina yawe, akakora imigenzo runaka. Muri iyo migenzo nta handi abagutanze ikuzimu. Hari abantu bazi ko ikuzimu ari ahantu runaka abantu bajya. Yego, birashoboka ko mu mwuka bahajya. Ni nkuko n'ubundi mu mwuka mu ijuru tujyayo mu mwuka, tutajyayo mu buryo bw'umubiri. Ni kuzimu rero umwana w'umuntu abasha kujyayo mu buryo bw'umwuka, akakubohera ikuzimu mu mwuka. Ugasanga noneho kuzimu biterwa n'imyemerere y'umwana w'umuntu. Hari abantu bizerera mu myuka y'abapfuye, bakizerera mu mizimu. Noneho rero ntiwibwire ngo imizimu uwayizereyemo ntimukorera, iramukorera. Kuko iyo tuvuga imizimu egari Satani, bihwanye na Satani. Satani, imizimu ni ingabo za Satani akoresha hano mu isi, akazohereza gutera cyangwa kubuza abana amahoro, kubabuza gushaka, kubabuza urubyaro, akaba yakubuza akazi, akaba yakubuza yani ubushize twigishe ku mwuka wo kuburirwa. Uwo muzimu ukazajya ukugendaho, wajya kugira ikintu wakagombye kubona, uwo muzimu gatuma ukibura. Nuvuga ngo rero ibyo bibazo biba bituruka bizamuwe n'ikuzimu. Niyo mpamvu rero uyu Dawidi yari yaramaze kubisobanukirwa, aravuga ngo ingoyi z'ikuzimu zantaye hagati. Ndagusengera mu izina rya Yesu, nisengera buri ngoyi yose y'ikuzimu ikuriho indiho, umuriro w'Imana yitwikicike mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo yamenetse ku musaraba afite ububasha bwo guca ingoyi z'ikuzimu, aca ingoyi y'ikuzimu ikuriho mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo afite ububasha bwo guca ingoyi z'ikuzimu, aca izo ngoyi mu izina rya Yesu Kristo. Umva nkubwire, ujye uhora uzirikana ko Yesu Kristo ari ufite imfunguzo. Reka dusome iri jambo kugira ngo utazanatinya n'ikuzimu ugasanga uratitiye kubera ko utarasobanukirwa icyo Yesu yakoze. Ndagira ngo nkubwire ngo atari Yesu. Ushatse washimira umwami Yesu Kristo cyane. Atari Yesu nta mwana w'umuntu watsinda ikuzimu. Uwambaye inyama n'umubiri n'amaraso wese ntiyatsinda ikuzimu, ntiyatsinda n'urupfu. Uwambaye inyama n'amaraso wese udafite Kristo mu mutima we ntashobora gutsinda imizimu. Ntabwo yahagarana imbere y'umuzimu ni umunota umwe umuzimu waba wakurangije. Udafite Yesu Kristo, ishitani isogonda ryaba ryakomeze. Ni Yesu Kristo wenyine ni utinywa n'imizimu, agatinywa n'abadayimoni, agatinywa n'amajini, ibyo biremwa byaciriwe iteka. Noneho kuri twebwe abamwemeye tukizera izina rye, yaduhaye ubushobozi kuri ibyo biremwa, yaduhaye ububasha kuri ibyo, ku mizimu no ku majini. Yaravuze ngo dore nabonye Satani agwa mu ijuru ameze nk'umurabyo. Luka 10:18. Atariko mbahaye ubutware n'ubushobozi bwo kuzajya mukandagira inzoka na scorpion. Iyi jambo rivuga inzoka na scorpion, umva ibyo biremwa by'umwuka biri kuzimu, umva abadayimoni, umva imizimu.
ababona kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Nuvuga ngo rero ntibivuze ko ubushobozi bwirukana imizimu, bwirukana abadayimoni buturuka mu maraso yacu no mu nyama zacu, bituruka muri Kristo Yesu wo twakiriye mu mitima yacu, uba mu mitima yacu, kuko uwo niwe wenyine. Umvira ijambo Ibyahishuwe igice cya mbere n'umurongo wa 18 kugira ngo nkomeze ngo kandi nduhoraho icyakora. Reka duhere ku murongo hano kugira ngo tumve icyo ngo turi kubona. Tugiye kureba Yohana ari mu mwuka ukuntu yaje kubona Yesu Kristo. Noneho wumve icyo atubwira ngo ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka. Uwo ninde? Uwo ni Yohana arimo aratubwira w'Ibyahishuwe. Turi mu Byahishuwe igice cya mbere n'umurongo waho wa 10. Aratubwira ngo ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'imanda rivuga riti icyo ubona ucyandike mu gitabo ucyoherereza amatorero 7 ari muri Efeso ni Simuruna ni Peragamu ni Totira ni Sarudi ni Filadelfiya na Laodikiya. Nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye, mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, ngo kandi hagati y'ibyo bitereko n'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu. Hano arimo aratwereka Yohana icyo yabonye. Abona ngo hagati y'ibitereko by'amatabaza abona usa n'umwana w'umuntu. Uyu usa n'umwana w'umuntu rero yabonye ni Yesu wari utangiye kumwereka. Ngo mbona usa n'umwana w'umuntu ngo yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza, ngo umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama. Uwo ni Yesu Kristo yabonaga ngo umutwe n'umusatsi we byera nk'ubwoya bw'intama bwera, ngo cyangwa sherege, ngo mu maso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Urumva ko mu maso ya Yesu ngo yasaga n'ibirimi by'umuriro, ngo ibirenge bye bisa n'umuringa n'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda, n'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Uyu ni Yohana wabanye na Yesu, arimo aratubwira noneho sasa igihe cyarageze Yesu abakurwamo asubira mu ijuru. Agirirwa ubuntu rero Yohana bwo kugira ngo abone Yesu ari mu ijuru, ubwiza yahoranye. Ubwiza yahoranye. Ubyibuke Yesu mu gice cya 17 cya Yohana asenga isengesho avuga ngo data unsubize bwa bwiza nahoranye nkiri kumwe nawe ataraza ku isi. Aha rero Yohana yari yagira ubuntu bwo kwerekwa Yesu mu bwiza bwe uko yarari imbere yuko yambara umubiri aza mu isi. None rero sasa arimo aratwereka ukuntu yamubonaga, ngo ibirenge bye bisa nk'umuringa n'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda, ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, ngo mu kuboko kw'iburyo yarafashe inyenyeri 7, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Urumva ko ngo yari afite n'inyenyeri 7, mu nyenyeri 7 zikomeye zikaze. Yesu amurikisha yanjye nawe amurikira yawe mu izina rye Yesu isumba amazina yose. Ngo mubonye nyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya. N'umurongo nari ngendereye n'uyu rero, nuko nashatse kugira ngo mbe n'uyu twari tugendereye. Ngo mubonye nyo mwikubita imbere nk'upfuye, ubundi ukubitanye n'ubwiza bwa Yesu Kristo mu mwuka akakwiyereka uko ari, byanga bikunda urazabirana ukamera nk'upfuye. Noneho sasa ubonye Imana yo ntibishoboka yo wapfa burundu. Aha rero turabona ko uyu Yohana yabonye Yesu Kristo mu bwiza bwe ngo amera nk'upfuye. Noneho ngo akimera nk'upfuye kuko yamubonanaga ubwiza budasanzwe, ngo byabaye ngombwa ko Yesu aza akamushyiraho ukuboko kw'iburyo. Ukuboko kwa Yesu kushyizwe kuri Yohana. Yohana niho yazanzamutse agira imbaraga, ngo arambwira ngo witinya. None umva amagambo yamubwiye ngo nduwa mbere kandi nduwe imperuka. Bisobanura iki? Yesu niwe tangiriro ryo kubaho kwanjye
ni nawe herezo ryo kubaho kwanjye. Bisobanura iki? Yesu niwe tangiriro ryo kubaho kwawe, ni nawe herezo ryo kubaho kwawe. Ntago wapfa Yesu atabishatse. Kubamukurikiye n'abamwemeye, nta kindi rizakwica, nta muzimu uzakwica. Ndaguhanurira mu izina rya Yesu Kristo, wowe wakurikiye Yesu Kristo, nta muzimu uzakwica, nta jini rizakwica, nta murozi uzakwica mu izina rya Yesu Kristo. Abapangaga kukwica imburagihe bakoresheje bitega, bakoresheje amahembe, bakoresheje inkuba, abakora uburozi bwabo butandukanye, bagafuhera, bagatongera, bakavuma, ibindi bakabigutega, ibindi bakagerageza uburyo bwo kukuroga usinziriye mu nzozi, bakaza bakakujabura, bakakuvana mu mubiri wawe, ukibwira ngo urimo urarota, kumbe bagutwaye. Abo ntabwo bazaguheza mu izina rya Yesu, ntabwo bazaguherana. Abagutwara mu bitoto usinziriye, bakakujyana ikuzimu, bakakujyana ku bicaniro byabo. Hari abantu ndi kumva mu mwuka, abarozi bajya baza bakabatwara, ukaryama ugasinzira, ukabuza ngo waryamye, ariko ari umubiri wawe waryamye, wowe w'imbere bagutwaye, bakujyanye ikuzimu, bakakugarura, ukagaruka mu mubiri utazi ko ikuzimu bagufashe, utazi ko ikuzimu bakuboshye, utazi ko ikuzimu bamaze kuguporogramamo ibyaha, utazi ko ikuzimu bamaze kuguporogramamo intege nke, utazi ko ikuzimu bamaze kukubibamo ibibi byinshi. Ukabyuka ariko umwuka w'ikibi wuzuye umutima wawe, ibyaha byabaye byinshi muri wowe, ukibwira ngo kuko utabikoze ntibikurimo. Kumbe bamaze kubigushyiramo runaka, igihe runaka uzasanga ubyigaraguramo, igihe runaka uzasanga ubyivurugutamo, ariko barabigushizemo kera. Ndagusengera mu izina rya Yesu, ibyo bagushizemo iri joro ryakeye, ibyo bagushizemo kera, bakagutwara mu mwuka ntumenye ko bagutwaye, bakagutwarira mu bitotsi ntumenye ko bakujyanye. Abarozi bakujabuye, bajyanye umutima wawe, bajyanye ubwenge bwawe usinziriye, bajyanye imyenyeri yawe, bajyanye wowe imbere ntumenye ko bamumanuye ikuzimu. Ukarota uri ahantu munsi y'inyanja, ukarota uri ahantu mu cyaro hatazwi, kumbe muri icyo cyaro ubona hatazwi, aho hantu ubona utigeze ukandagira mu buryo bw'umubiri ukiri hano ku isi, kumbe ntumenye ngo ni isi y'umwuka y'ikuzimu wamanuwemo. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo, Yesu akuvana ikuzimu aho bakujyanye, mu izina rya Yesu Kristo. Vikuzimu mu izina rya Yesu Kristo, ibirenge byawe bive ikuzimu. Hari umuntu ujya wumva mu birenge bye bihora byokerwa cyane, akumva birokerwa, kumva ni nkaho hari umuriro waka mu birenge. Ndayakubwira ngo ibyo birenge, icyo ni igishushanyo kikwereka ko ikuzimu batwaye intambwe zabo, batwara ibirenge byawe mu buryo bwa kirozi. Ndarekura umuriro w'Imana kugira ngo ubohore ibirenge byawe mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Ndarekura umuriro w'Imana kugira ngo utwike ibyo bintu biri mu birenge byawe, utwike ibyo bintu biri mu birenge byawe. Hari ibintu wumva mu gatuza, hari ibintu wumva mu mugongo, hari ibintu wumva muri uwo mubiri wawe, menya ngo nta kindi kiba cyabaye. Mu isi y'umwuka hari umuntu ukujyana. Hari abantu bajyanwa ku bicaniro by'abazimu, bagakorerwaho imigenzo n'imihango. Iyo tuvuga ku kujyana ku bicaniro by'abazimu, ntabwo uzabona umuntu agufata ukuboko ngo akujyane. Birahagije gufata amazina yawe, akajya hahandi atongerera, akajya hahandi akorera ibikorwa by'ubupfumu, akajya hahandi. Umuntu ni munini, ntuzibeshe ngo umuntu uramuzi. Reka ntuzigera umenya n'umuntu. Umuntu umenya umubiri we, ukamenya ngo umubiri we ni inzobe ni igekara, ukamenya ngo areshya gutya, ariko umuntu ni munini. Ushobora kubona umuntu w'inyuma ukabubwira ngo wabonye umuntu, wabonye umubiri ariko we ntushobora kumubona. Umuntu ntajya aboneka, umuntu nyakuri ntiwamubona, umuntu nyakuri ntiwamusobanukirwa, umuntu nyakuri ni Imana imuhishura, umuntu nyakuri ni Imana imugaragaza. Ugendana nawe n'ububana nawe, ntuzibeshye ngo uramuzi, uzi umubiri we gusa. Ntabwo umuntu wamumenya, ntushobora kumenya ibyo umuntu atekereza, ntushobora kumenya ibyo umuntu agambirira. Kandi uwo niwe muntu, uwo niwe tuvuga, wa wundi ugambirira, wa wundi utekereza, wa wundi uwo niwe turavuga. Rero uwo mu buryo bw'umwuka rero ashobora kukureba akakwereka ko agukunze, ariko muri we afite ibindi atekereza, muri we afite iyindi misiyo imugenza, muri we afite ikindi kintu agambiriye, afite gahunda yo
yaragutumweho mu mutima w'abizi ko agomba kugutanga ikuzimu bakakwica, ko agomba gutuma udatera imbere. Yarahawe misiyo ngo genda uwibe inyenyeri yiwe, yarahawe misiyo ngo genda uboroke ubuzima bwe, yarahawe misiyo ngo genda ufunge umuhamagaro we, yarahawe misiyo ngo genda umusenye byo gukorera Imana birangire, yarahawe misiyo ngo genda umusenye ubuzima bwe burangirire hasi. Ndagusengera mu izina rya Yesu, aho uboheye ikuzimu imbaraga za Yesu zikuvaneyo, aho uboheye ikuzimu umwami Yesu akuvaneyo. Umvira ijambo naringiye kugusomera ndisoze, hanyuma nkomeze mvugane nawe mu izina rya Yesu. Iri ni ijambo Imana izanye kugira ngo ivane abantu ikuzimu, ivana ibirenge by'abantu ikuzimu, ivana ubuzima bw'abantu ikuzimu. Umva rero dukomeje gusoma, twari turi mu murongo wa 17. Hano umugaragu w'Imana yatubwira ngo mubonye nnyo nikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo, arambwira ati witinya, ndi uwa mbere nkaba ndi uw'imperuka. Nakubwiraga ko Yesu ari we wa mbere kuri twe, niwe tangiriro ryacu nawe herezo ryacu, niwe imbere hacu nawe w'inyuma hacu. Arangosa imbere n'inyuma, arakugosa imbere n'inyuma. Iyo avuga ngo ndi uwa mbere nkaba ndi uw'imperuka, imbere akuri imbere akakuba n'inyuma mu izina rya Yesu Kristo. Akuri imbere muri iki aho uri muragana, ndetse ari n'inyuma aho uri guturuka, kugira ngo aho uturuka hatagira ibikugukurikirana. Ndagusengera mu izina rya Yesu, ibigukurikirana bituruka aho wakomotse, ibigukurikirana bituruka aho wavuye, iri inyuma iriya mu miryango, ibyo bituruka inyuma aho wavuye. Imbaraga z'Imana zibitwike. Ndatura ngo umuriro n'amazuko manuke utwike ibigukurikirana biguhiga bishaka kugusubiza inyuma, utwike ibinkurikirana nanjye bishaka kunsubiza inyuma. Fire kwa jina la Yesu. Ndatura ngo umuriro w'Imana umanuke mu izina rya Yesu Kristo. Umugaragu w'Imana umunsi umwe Eliya ahagaze mu mavuta ye, ari ku musozi ari gusenga. Ingabo zaroherejwe ngo zize zimufate, ziragenda zimugezeho. Mu gihe zari zigiye kuzumufata, ziramubwira ngo umuntu w'Imana, ngo mwami aravuze ngo aragushaka vayo. Nawe aravuga ngo niba ndi umuntu w'Imana, umuriro mu ijuru numanuka uvuba, umuriro w'Imana numanuka uvuye mu ijuru batwike. Ngo ako kanya umuriro umanuka uvuye mu ijuru utwika izo ngabo 50. Ndagusengera kugira ngo abo bazimu baza kugutora, abo bazimu utabona mu isi y'umwuka, abanza aho babohereje, abo batumwe kuri nge, aba bagutumweho, ndagusengera nisengera umuriro w'Imana numanuka batwike. Tesekiria holia muri wo mwijuru numanuka bakongore mu izina rya Yesu Kristo. Niba turi abana b'Imana, niba ndi umuntu w'Imana, haba umwana w'Imana, haba narahamagara n'umwami Yesu Kristo, nanjye nkaba naritabiriye umuhamagaro we. Ndategetse ngo umuriro w'Imana numanuke utwika izo ngabo zije kugufata, nutwika abo bazimu, nutwika ayo majini, nutwika iyo myuka mibi, myuka kugendera mu njangwe, izi wawe mu njangwe, izi wawe mu budusimba, izi wawe mu buryo bw'abantu, mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Ndatura ngo umuriro umanuke utwika izo ngabo mu izina rya Yesu Kristo, zari zije kugufata mu mbaraga z'umwuka wera. Reka rero dukomeze dusome ngo kandi hano none umurongo wa 18, hano Yesu arasobanura ngo kandi nduhoraho, icyakora nari narapfuye ariko none mporaho iteka ryose, ngo kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Wumvise iby'iri jambo ngo kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Uyu Yesu Kristo afite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Twavuze yuko rero tudafite gutinya urupfu, ntidufite no gutinya ikuzimu, dufite Yesu Kristo watsinze urupfu, akaba niwe ufite imfunguzo z'urupfu. Kumbe rupfu yara urupfu mbere uwo tusomye witwa rupfu yari afite imfunguzo zatumaga abasha gufata abantu. Ntabwo wagira imfunguzo udafite inzu cyangwa ahantu runaka izo mfunguzo zigomba gufungura. Noneho Yesu avuga ngo nijye ufite imfunguzo z'urupfu. Ni ukuvuga ngo urupfu mbere rwari rufite imfunguzo, ku buryo iyo rwatwaraga abantu kubagarura bitashobokaga. Kuzimu nayo ifite imfunguzo, aho ifata abantu ikababika mu buryo bw'umwuka. Noneho rero sasa Yesu ikuzimu yahambuye imfunguzo, n'urupfu ahambura imfunguzo. Niyo mpamvu rero iri jambo twavuze ngo ingoyi z'urupfu, ubwo tugarutse muri Zaburi ya 18:5, ngo ingoyi z'urupfu zarangose, imyuzure yo kurimbuka yanteye ubwoba. None umurongo wa 6 ngo ingoyi z'ikuzimu zanteye hagati, ibigoyi by'urupfu byanteze imbere.
mubyibuke ko twasobanuraga izi ngoyi bivugwa ni ibibazo biza bikazenguruka ubuzima bw'umuntu, ni ibibazo biza bikazenguruka ubuzima bw'umuntu. Ahangaha ni Dawidi kiriya gihe arimo aragenzwa n'umugabo ukomeye witwaga Sawuli ashaka kumwica, amushakisha ku manywa na nijoro, akaba yahungiye ahangaha, yavuye ahangaha izo ngabo zimugenza. Ubwo kandi uko agenda ahunga Dawidi kugira ngo atamwicira ubuzima, urumva kamemu n'imibereho, inzara yabaga imuriho, ubwoba ari bwinshi, atazi ko ari buramuke, yaramuka akumva yuko atari bwire, kuko yahigwaga hasi no hejuru, bamuhigiraga hasi no hejuru. Noneho mu mwuka we agiye mu mwuka, Dawidi abona ko hari ingoyi z'urupfu zamutaye hagati, zamushyize hagati. Noneho ngo akabona n'izikuzimu zose zimugose. Niko kureba ibintu mu mwuka. Rero ndagira nkubwire ngo ibyo bibazo ubona birebere mu mwuka, wibirebera mu mubiri. Monsheri nubirebera mu mubiri ntabwo bigucikaho. Ibyo bibazo ubona bikomeye ugendana nabyo, ubana nabyo, kugira ngo bicike bireberere mu mwuka, twinjire mu mwuka, tubihashye, tubisengere. Hari ibibazo bifite isano, bikomoka ikuzimu, byashimangijwe na kuzimu, ariko kandi bicishijwe mu banyabyaha bakwanga, bicishijwe mu banyabyaha batakwifuriza ibyiza, abo Satani yazanye mu buzima bwawe. Ese umuntu ugendana nawe ni umukozi w'Imana? Ese ni umukiranutsi? Ese koko uyu mushishozi ubona atari umunyabyaha? Ese uyu mwitegereje ubona koko ari umuntu muzima? Abo bantu wigwizaho, abo bantu bakuzengurutse, menya ngo uko wigwizaho inshuti nyinshi, umva nkubwire, mu bantu 10 n'umwe haba harimo Yuda. Mu bigishwa ba Yesu mu 10 harimo Yuda. Ni ihame. Nuvuga ngo niba ufite abantu 10 ugendana nabo, muri abo 10 menya ngo harimo Yuda wagutumyeho. Niba ufite 20 menya ngo harimo ba Yuda 2. Niba ufite 30 menya ngo ba Yuda bakomeze babaye benshi, baba 3. Niba ufite 100 ubwo nawe ugenda ubara, kuko ihame mu mwuka mu bantu 10 hagomba kuba harimo Yuda wawe. Genzura rero abakugose barakijijwe, bemera umwami Yesu, cyangwa ugendana n'abayuda sha. Yuda yasangiraga na Yesu, bagaseka bakaganira mu Monsheri, umva yari mu byara we, ariko uwo niwe waje kugira gute? Kumutanga, amutanga, aramugambanira, amutanga. Mukundwa muri Kristo Yesu, abugendana nabo ni bande? Ntabwo nje kukubwira ngo wanjye abantu. Kunda abantu nk'uko itegeko rivuga yuko ugomba gukunda abantu, ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ariko kandi kunda abantu ukore ufite ubwenge bwose. Paulo yaravuze ngo nzasengesha umwuka kandi nzasengesha ubwenge, nzaririmbisha umwuka, nzaririmbisha ubwenge. Noneho mu yandi magambo, kunda ariko nanone habeho ubwenge. Ganira n'abantu, bane n'abantu, ariko nanone mu bwenge. Ugira ijisho rireba, umenye ngo niba hano umwanditsi yavuga ngo ingoyi z'abanyabyaha, ngo Uwiteka yaciye ingoyi abanyabyaha bankizeho. Ntabwo ari Satani hano uvugwa wazanye no ngo ayishyire ku bantu. Oya, ni abantu bwabo baje bashyira ingoyi. Wibwire ngo ni umuntu uzaza akagushyiraho ingoyi Monsheri, akayigushyiraho, akagenda ugasanga aragukagiye neza, arakuborotse. Iyo ngo yicike mu izina rya Yesu. Ahangaha rero arakomeza tubwira ngo ingoyi z'ikuzimu zanteye hagati, ibigoyi by'urupfu byantanze imbere. None Dawidi yararebaga imbere aho arimo aragana, imbere nahabona akabona hari urupfu, ahabona akabona hari urupfu, kuko uyu mugabo Sawuli yabaga yamutangatanze, yashyizeho maneko zose ziri kumushakishiriza hasi no hejuru. Noneho mu mwuka, ariko uyu muntu w'Imana yabibona akabona ntabwo ari ibintu bisanzwe, ni ibintu bivi kuzimu, ahubwo birimo biracishwa muri uwo mwana w'umuntu kugira ngo asoze umugambi wa kuzimu. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo, uri mu buzima bwawe ugomba gusoza umugambi w'ikuzimu, mukaba mugendana ari we wategetse kugira ngo azuzuze umugambi wa kuzimu ku buzima bwawe. Imbaraga z'Imana zimuhagarika hakiri kare. Tesekiria holia, ndatura ngo imbaraga z'Imana zihindura ibintu mu izina rya Yesu Kristo, zihindura ibintu. Ndagiye gusengana nawe isengesho rigufi, nta mpamvu yo gukomeza, tuzakomeza ejo. Imana ishimwe kubw'inyigisho, tuzayikomeza ejo.
ubwo no kuvuga ngo uhere ubuntu bw'Imana, ariko ubuntu bw'Imana nibudufasha nibudushigikira, tujya tubabwira ngo mudutera inkunga kugira ngo ibi biganiro bikomeze. Hari igihe biba byanze rero ko tubikomeza, dukeneye amaboko yanyu kugira ngo tukomeze kubagezaho ijambo ry'Imana. Natwe dukeneye abadufata mu maboko. Byibuka Mose umunsi umwe byabaga ngombwa ko bamufata amaboko mu gihe cy'intambara z'Abamediyani. Bari guhanga n'Abamediyani, bamufata amaboko ngo amaboko ye yamanuka bagatsindwa, bayazamura bagatsinda. Shuti mukundwa, rero natwe tuba dukeneye abadufata amaboko, abantu badushyigikira mu buryo bwose, byaba ari kudushyigikira mu buryo bwo kudusengera cyangwa se kudushyigikira mu buryo bw'ibifatika. Iyo dukora uyu murimo, Satani nk'ibi tuba twigisha ntabwo atworohera, ntabwo yifuza ibintu dushira hanze, aya mabanga ye dushyira hanze, ibintu dushyira hanze, duhura n'intambara. Dukeneye rero ubu namwe support y'amasengesho yanyu, mukazajya mudusengera. Kabiri, dukeneye na support bifatika kugira ngo ibiganiro bikomeze. Imana rero ibahe umugisha. Rero tugiye gusenga, tuzakomeza ejo umwuka wera na tugirira ubuntu, tukabona umwanya, tuzakomeza ejo kuri iki cyigisho mu izina rya Yesu. Ntucikwe rero n'inyigisho, kuko n'inyigisho ngari ndende igaragaza ukuntu ikuzimu bashobora kugushyiraho ingoyi, kandi bamwe muri twebwe hano mu batuye mu isi nta bibazo bishobora kuza ku buzima bwa bitavuye aho ngaho ikuzimu. Tuzakomeza gusobanura ibintu, noneho dufata umwanya wo gusenga cyane kugira ngo ibi bibazo bisubiraho byavuye mu izina rya Yesu. Ikibazo kikuriho indwara umaranye igihe yahindutse ingoyi, umenye ngo ni yaragiye mu mwuka ihinduka ingoyi. Birasaba imbaraga z'Imana zidasanzwe zigomba kumanuka iyo mu isi y'umwuka, zigakura ubuzima bwawe mu buryo bw'umwuka ikuzimu, zigakura umubiri wawe kuzimu kabohoka mu izina rya Yesu, mu buryo bw'umubiri, ugatunga umubiri wawe ari muzima. Umubiri wawe bawuboheye ikuzimu, bawuzirikisha indwara zikaze. Niyo mpamvu uzihata izo ndwara, uziha ibinini ntibikunde. Niyo mpamvu ukora ibishoboka byose ntibiveho, kuko ni ibintu bifite ikomoka ikuzimu, byacuzwe n'ibiremwa by'umwuka. Umuntu yaragupangiye akujyana mu bapfumu, akora ibyo akora, aragira gutyo arakurogesha. Akurogesheje ujye tuvuga kuroga, ujye umenya ngo kuzimu kugira ngo ikore hano ku isi biyisaba uburozi. Satani kugira ngo akore hano mu isi bimusaba uburozi. Nta burozi, nta badayimoni baba bari hano mu isi. Niyo mpamvu mu ijambo ryayo Imana yari yaravuze ngo umurozikazi n'umushitsikazi ntimukamurekabeho, ntakabeho. Imana mu gihe cy'Abisirayeli yavuze ko abantu bagomba kwicwa, kuko n'abantu basoza umugambi wa Satani hano mu isi, cyangwa se ku buzima bakaba basoza umugambi wa Satani ku buzima bwawe cyangwa ku buzima bw'undi. Ariko nge nawe imigambi yabo ntizahama mu izina rya Yesu. Handitse ko imigambi yabo itazahama ndetse itazuzura, ahubwo uko Uwiteka yabitekereje kuri nge nawe ariko bigomba kuba mu izina rya Yesu. Reka rero dusengere muri iryo jambo, hanyuma tuzakomeza ejo. Tuzakomeza ejo. Reka dusengere muri iryo jambo, reka turisome, ngo kuko imigambi yabo itazahama. Niryo jambo tugiye gusengeramo, hanyuma dusoze, tuzakomeze ejo, kuko akaryoha ntigatinda mu itama, akaryoshye ntabwo gatinda mu itama. Ngo kuko imigambi yabo itazahama, niko iryo jambo rivuga, ngo kuko imigambi yabo itazahama, ahubwo uko Uwiteka bitekereje niko bizaba. Ndekurishaka, ndumva mfashijwe muri aya masaha. Ese wowe urafashijwe? Wumvise ko uwo twizeye ari ufite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu? Nasobanuraga rero mvuga yuko utagomba gutinya, kuko twizeye umugabo ufite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Imana iguhe umugisha, kandi Imana ikugirire neza. Imana iguhe umugisha, kandi Imana ikugirire neza. Ngo Uwiteka arirahiriye ati, ni ukuri uko nabitekereje. Ubwo turi muri Yesaya 14:24.
ngo Uwiteka Nyiringabo ararahiye ati nukuri uko nabitekereje niko bizahora, niko bizasohora, kandi uko nagambiriye niko bizaba. Iri ni ryo sengesho tugiye gusenga, tugiye gukorera muri iri jambo. Ijambo rivuga ngo Uwiteka Nyiringabo ararahiye ati nukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nagambiriye niko bizaba. Yes, iby'Imana yagambiriye bisohore mu izina rya Yesu. Iby'Imana yagambiriye bisohore mu izina rya Yesu. Ibyo Satani yagambiriye n'abambari be biburizwemo mu izina ryande rya Yesu. Esaya 7:7 haho hakavuga ngo ariko Uwiteka Imana iravuze ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora. Praise the Lord. Sema ngo amen. Ngo wumvise 7:7 Esaya ngo ariko Uwiteka Imana iravuze ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora. Imigambi ufitiwe nabo bagizi ba nabi, imigambi ufitiwe n'abakozi ba Satani, umugambi ufitiwe n'ikuzimu, imigambi ufitiwe n'abakwanga, Uwiteka aravugana nawe ngo ntabwo izahama. Bafite imigambi yo kukwica, bafite imigambi yo kuguteza impanuka, bafite imigambi yo kugukenesha, bafite imigambi yo kugusubiza inyuma, bafite imigambi yo kugukura mu gakiza, bafite imigambi yo kugira ngo ubuzima bwawe burangire nabi, destination yawe ipfe, bafite imigambi yo kugira ngo upfurimbuke. Ariko Uwiteka arirahiye aravuze ngo imigambi yabo nizahama kandi ntizasohora. Kuzimu ifite imigambi yo kugira ngo igukenyure, imigambi yabo ntizahama ntizasohora. Kuzimu ifite imigambi yo kugira ngo igukeneshe, ntago imigambi yabo izahama mu izina rya Yesu. Ijambo riravuze ngo ariko Uwiteka Imana iravuze ngo imigambi yabo nizahama kandi ntizasohora. Noneho hakavuga ngo Uwiteka Nyiringabo arirahiye ati nukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nagambiriye niko bizaba. Vuga uti mu izina rya Yesu usumba amazina yose. Mana ndagushimira yuko imigambi kuzimu ifite, imigambi abarozi bafite, imigambi abanyanga bafite ntabwo izahama, ntabwo izasohora. Zopetesekera. Vuga uti mu izina rya Yesu buri migambi abana b'abantu bafitiye mibi, abarozi bafite, ikuzimu bafite, ntabwo izahama, ntabwo izasohora mu izina rya Yesu. Ndatura ngo Uwiteka arayigamburuje, Uwiteka agamburuje imigambi mibi ufitiwe, Uwiteka agamburuje indwara bashaka kuguteza, mahembe bashaka kuguteza, Uwiteka arayagamburuje. Ndagamburuza ibyo bihembe mu izina rya Yesu. Umugambi bigufiteho usenyuke, senyuka mugambi wa kuzimu, senyuka mugambi wa Satani we, izina rya Yesu. Ndamanura amaraso Yesu Kristo gusenya umugambi Satani agufiteho, gusenya imigambi abarozi bagufiteho, gusenya imigambi kuzimu igufiteho, izina rya Yesu. Kuko handitswe yuko Uwiteka Imana ivuze ko imigambi yanyu itazahama kuri uyu muntu ndetse itazanasohora. Aka kanya imigambi yose mwari mufite kuri uyu muntu, mwari mufite kuri uyu mukobwa, mwari mufite kuri uyu mugabo, mwari mufite kuri abantu baza ku isengesho ribohora, imigambi yanyu iburijwe yose mu izina rya Yesu usumba amazina yose. Ndatura ngo muri iki cyanditswe kivuga ngo Uwiteka arirahiye ati nukuri uko yabitekereje niko bizasohora. Ndatura ngo icyo Imana yagutekerejeho, icyo ari cyo kikubaho, icyo Imana yakugambiriyeho, icyo ari cyo gisohora mu izina rya Yesu. Ibyo abantu bapanze ku buzima bwawe byose bibi biburizwemo mu izina rya Yesu. Iby'ikuzimu yatekereje, iby'urupfu rwatekereje byose turabifunga mu izina rya Yesu. Ndatura ngo iby'urupfu rwatekereje kuri wowe, imbaraga z'Imana zibisenye mu izina rya Yesu. Iby'ikuzimu yapanze kuri wowe, imbaraga z'Imana zibisenye mu izina rya Yesu. Iby'abarozi n'abana kwanga bose bafite mu mitima yabo, bafite mu bitekerezo zabo, imbaraga z'Imana zibisenye mu izina rya Yesu. Ndi mu mwuka negeranyije ibitekerezo bibi byose bikurwanya, negeranyije ibitekerezo bibi byose bigufiteho umugambi mubisha, ndabinyonga mu izina rya Yesu, ndabifunga mu maraso Yesu Kristo. Urakoze mwami ko handitswe yuko ibyo tuzahambira mu isi no mu ijuru bizaba bihambiriwe katika jina la Yesu. Duhambira ibyo bitekerezo bibi byose bikurwanya, dukubira
twise hasi mu izina rya Yesu Kristo. Tuzamuye ibitekerezo by'Imana kugira ngo aribyo bikuzura, aribyo bisohora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ibitekerezo by'Imana Data twese yandemye mwishe aribyo bisohoreraho gusa mu izina rya Yesu Kristo. Ikuzimu yashyira mu muntu wari we wese kwa Jesus kugira ngo abensorezeho, ndabifunga ubuziraherezo ubutazambona ukundi mu izina rya Yesu Kristo. Ikuzimu yazamurika bishyira mu muntu ngo kugira ngo umuntu abigusorezeho, ndabifunga mu izina rya Yesu Kristo. Ntibizakugeraho ubuziraherezo. Habwa amahoro n'umugisha, habwa kugubwa neza, habwa gukomera mu izina rya Yesu Kristo, habwa kunesha mu izina rya Yesu Kristo, habwa ubuzima mu izina rya Yesu Kristo, habwa amahoro mu izina rya Yesu Kristo, habwa intsinzi ihoraho mu izina rya Yesu Kristo. Acira intsinzi yo muri Yesu Kristo, acira intsinzi yo muri Yesu Kristo. Iyi ntsinzi yo muri Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu, akaba ari ufungira imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu, nawe yacire mu izina rya Yesu, ugendere mu ntsinzi ya Yesu Kristo. Urakoze mwami Yesu, tugushimye ko duhaye kugendera mu ntsinzi yo muri Kristo Yesu. Hari abantu Imana ihaye kugendera mu ntsinzi y'umwami Yesu Kristo. Yesu aguhaye kugendera mu ntsinzi ye. Ntuzatsindwa n'ikuzimu, ntuzatsindwa n'urupfu, ntuzatsindwa n'abakozi ba Satani. Bazagutega imitego ariko Uwiteka yitegure mu bundi buryo. Bazapanga ariko Uwiteka apangurura imigambi yabo, kuko ijambo ryavuze ko imigambi yabo itazahama ndetse itazasohora. Zamurira umwami wawe icyubahiro, umubwire ngo ndagushimiye ko imigambi y'abagizi ba nabi itazansoreraho. Zamurira Imana yawe icyubahiro aho wicaye, ubwire Imana uti Imana ndagushimiye ko bari bagambiriye ko ngomba kwicwa n'ihembe rikansatura agatuza, ntabwo rikigusatuye agatuza mu izina rya Yesu Kristo. Bari bagambiriye yuko ugomba kumugara, ntukimugaye mu izina rya Yesu Kristo. Bari bagambiriye yuko ukena ukabura icyo kurya n'icyo kunywa ugasabiriza, ntuzasabiriza mu izina rya Yesu Kristo. Umwanditsi yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Dukubise hasi ubukene bwose bwazaga bugusatira, turabufunga mu izina rya Yesu Kristo. Ubukene bwa byose tubwirukanye ku buzima bwawe, ubwoherezwaga na kuzimu turabufunga mu izina rya Yesu Kristo. Ibyaha byose byazaga bikwisukaho turabiborotse mu izina rya Yesu Kristo. Tinya icyaha kandi ugihungire kure, wambara imbaraga z'umwuka wera katika jina la Yesu. Acira kwakira imbaraga z'umwuka wera, acira kwakira imbaraga zitinya icyaha kandi zikanesha icyaha, kuko kuzimu ibyaha iyo byakwizingeho ntabwo wayitsinda. Ariko Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo utweza ibyo byaha akabituvanaho. Yesu agukuyeho ibyaha byawe. Yesu atumye uzinuka iyo nzoga yakunaniye. Yesu atumye uzinukwa ureko ayo mahane n'uwo mujinya. Yesu atumye uhinduka urahindutse, araguhinduye kugira ngo kuzimu itakugiraho ububasha. Kuzimu akubantu badacika ku byaha ntabwo igibacikaho, ariko kugira ngo gucikaho Yesu aguciye kuri izo kamere zawe zakunaniye. Muzamurira icyubahiro umubwire ngo urakoze ko nciye kuri kamere nazo zari zarananiye. Yesu nushimwe ko hari abantu uciyeho kamere, hari abantu kase iminyururu imeze nka kamere wa Jesus. Za kamere z'iminyururu zose nazo ziracitse kugira ngo abantu bawe Yesu babone amahoro, abantu bawe Yesu babone intsinzi. Habwa umugisha n'Imana. Dushoreje hano, tuzakomeza ejo Yesu natugirira ubuntu, natatugira ubuntu tuzakomeza umunsi ukurikiye. Yesu akugirire neza. Wari kumwe na Pastor Justus. Ntugende udakanze subscribe, ntugende udakanze subscribe cyangwa se sabone. Niba warabikoze bikorwa rimwe, icyo usabwa gusa ni ugukora share ugasangiza abantu bagenzi bawe, ukakuyi link ukayihereza abantu bawe, inshuti zawe mu bana muri WhatsApp cyangwa ugapostinga kuri status inyigisho nk'iyi, kugira ngo dukomeze ubwo butumwa bwiza bukomeze gukwirakwizwa hirya no hino. Abantu bafashwe, abantu basubizwemo intege, abantu bakomere, abantu bamenye Imana, abantu bahungire kuri Kristo Yesu. Imana igumugisha aho rero ubikora. Imana ihumugisha abo tujya tubona hari icyo bakora, hariho abakora ntibanamamagare, ariko Imana iba yabibonye, ibaho umugisha kandi bagire neza. Turabashima. Imana ibagire neza. Mugire umunsi mwiza, mugire ibihe byiza. Nakagaruka hano ku Isengesho Ribohora official. Shalom shalom.